ibyo yikundiraga Imana mu buzima busanzwe ni inkuru ibabaje. Nafashe akaboko Moise antungira urutoki ndebera mu kirahure nsanga koko bamujombye ibyuma ku ijosi, niho nabashije kubona bajombyemo icyuma, nareberaga hanze mbona ibikomere. Yes, tubaye ikaze ndetse tubifuriza gukomeza kugubwa neza ndetse no kuryoherwa n'ibiganiro bigiye bitandukanye tugenda tubagezaho buri munsi uko bwije nuko bukeye. Nyitaha Nyawe CK Nyawe Lamberto ni Kigali Connect, mubwira ngo uringenzi cyane kuba dukurikira ndetse kurikira ibiganiro byacu bya buri munsi tugenda tukugezaho. Tukwibutsa ko ushobora kugira uruhare mu biganiro tukugezaho unyuze ku rubuga @Kigali-Connect.com cyangwa se ku mbuga nkoranyambaga zitandukanye zirimo Facebook, Instagram, LinkedIn, X, hose ni Kigali Connect, ubundi ukabasha kuba wamenya amakuru agiye atandukanye tugenda tukugezaho. Turi Kigali mu karere ka Gasabo, ni mu murenge wa Kinyinya, ubwo akagari na Kagugu, mu mudugudu wa Karambo. N'ahantu habereye ibikorwa bitari byiza habe na gatoya, aho umukecuru uri hagati y'imyaka 60 ndetse n'imyaka 35 witwa Uwanyiringira Mediatrice yishwe urupfu rutari rwiza n'abantu babagizi ba nabi. Nibyo tugiye kuba twagarukaho tuganire n'abantu baho bafite amakuru ahagije ku bijyanye n'ibikorwa bitari byiza byabaye, ubundi tubashe kuba twasobanukirwa byinshi bigiye bitandukanye. Nitwa Nyamafaranga Marie Chantal, uwo mumama bahohoteye bamwitaga Uwanyiringira Mediatrice. Yari umumama ukunda gusenga, yari umugatulike. Ni ukuvuga ngo mu buzima busanzwe nta kibazo yagiranaga n'abantu, natwe n'ibintu byadutunguye. Akaba ari inkuru ibabaje, duhombye umubyeyi yadufashaga muri byose bishoboka, umuntu usenga. Nkanjye kubw'umwihariko wanjye nkagumya mugashakisha amakuru mukareba umuntu waba wamuhemukiye nawe agahanwa by'intangarugero, kuko ni ibintu bibabaje. Ni umuntu w'umukecuru abasha gushaka ibiceri ngo abashe kubaho ashaje, urubyiruko ruri hanze aha rwiyicariye ntago bagishaka gukora. Mwareba uburyo mushakisha umuntu waba wamuhemukiye. Ntawe nk'umuturanyi ndetse mwari muziranye, ari ukuba yaratuye ahangaha muri quartier kandi yafashaga abantu benshi, se yarabanye gute n'abantu bahangaha muri quartier? Ikibazo yagiranaga n'abaturage, kubera yuko wenda ikibazo cyabayeho nuko wenda yabaga wenyine, nta mwana yari afite, nta mukozi babaga bari kumwe. Iyo aza kuhaba ntabwo biba byagenze kuriya, aba yanamutabarije. Mu buzima busanzwe hari umuntu ubyuka ajya kwisengera, misa mu gitondo yayizindukiragamo. Ibyo yikundiraga Imana mu buzima busanzwe ni inkuru ibabaje. Mu magambo yawe ugarutseho uragira uti mudutabarize, hari abantu benshi banze gukora, babahiga abantu cyangwa se bashaka kubiba. Ese muri no quartier yanyu nk'uko bivuze abo bantu barahari banze gukura amaboko mu mufuka ngo bakore? Jeyo ndebye nk'umudugudu ngiye ntuyemo imyaka igera mu 10, ntago ari ubwa mbere, wenda ntihabaga ubwicanyi, ariko mu bibazo by'urugomo kuba barwana ntibyaburaga. Kubera ko nta bantu bashobora kwicara, nge nditangaho nk'urugero, nigeze nacumbikira abapangayi mu nzu y'umubosi yansigiye, maze kubacumbikira bangerekaho icyaha pe. Ni abantu bicara kubera badakora, nge nari umuntu ubyuka nigendera. Niba abantu bicara babona ntacyo kurya we washakishije bakaba baguhiga, yiburiye barababara. Nge navuga yuko ni nk'inzara yabateye, kuko uriya mukecuru nta mafaranga menshi yari afite yavuga ko bamutera ngo ubashe kuba wamwica. Ni nko kumuhohotera pe. Uragira uti ni nk'inzara yamuteye, ariko nanone abaturage ku ruhande bandi bakavuga ko umuntu waba wamuteye ibyuma yinjiye mu nzu ntagire n'ikindi kintu, ntagire ikintu atwara. Nge icyo mbibona bira ni nk'umugambi waba warateguwe, kuko ntago wabyuka mu gitondo ngo ubone umuntu uhita umufata umwica. Bira bintu mwashakisha amakuru ukareba ikibyihishe inyuma, nge niko mbibona
ku giti cyanjye. niba wahageze mbere kuri n'umuturanyi wasanze bamuteraguye ibyuma hehe kugira ngo bite binamuviramo guhita apfa deregite? Njyewe najyanye abana ku irerero, ngezeyo nsanga mwarimu wabo ntabwo arahagera, ntegereza nyir'ubwite. Hari isaha ya saa 2 za mu gitondo. Mu kugerayo aho mwarimu ahagereye, ndamubwira rero abana reka mbagusigira, arambwira ngo nta mafaranga nzanye y'ishuri nimbasubizeyo. Abana nabazamukanye, ndatambika ndataha. Umuhungu wo mukecuru wapfuye namunyuzeho ahantu kwa Makombe, yari aparitse kuri moto yiyicariyeho. Ndamanuka nkigera mu rugo ngo nkingure, nahise mbona umuvu w'ibigage yapimaga washotse mu muhanda mu kayira. Mbwira umuturanye tese ati uyu mubyeyi ari kuduteza umwanda, byagenze bite ko ndi kubona amazi yashotse y'ikigage? Arambwira ati burari koza. Ntabwo twabyiseho. Nahise njya mu rugo ahomba, ndakingura. Nkimara gukingura hari abamama b'abakecuru b'inshuti yanjye nari mvuye kurebaho amafaranga, barambwira bati mama bure we kudatabara Moyize agize ibyago. Ndamubwira ati Moyize kandi musize hari haruguru? Ati ngwino urebe. Ngiye icyo nakoze nk'umuntu duturanye, nahise ngenda kumureba, ngezeho nsanga uwo mugabo ari kurira w'umuhungu we. Mukurira ndamubwira ati Moyize komera, ese byabereye? Nafashe akaboko Moyize antungira urutoki, ndebera mu kirahure, nsanga koko bamujombye ibyuma ku ijosi. Niho nabashije kubona bajombyemo icyuma, nareberaga hanze mbona ibikomere. Tuhita dusubira inyuma, ndamubwira ni wowe tabaza polisi dutabare, urabona ko bitoroshye ture ko yaba akirimo akuka. Moyize yaje kujyayo nyuma atubwira ko yashize mu mwuka, nibwo abantu bahuruye baradutabara. Murakoze. Ese ni umwana we w'umuhungu ariko babana muri urwo rupangu. Uyu mukecuru hari undi muryango arafite ku ruhande cyangwa yabaga wenyine mu rugo? We mukecuru yabaga wenyine, ariko yari afite abuzukuru bahatuye iruhande rwe ku muhungu. Ubwo Moyize rero aba mu rugo rwiwe, nuko amarembo ataramba. Afite abana bamaze gukura bakuru? Afite umuhungu umwe n'abuzukuru nka 3. We bivuze ngo we yibanaga. Nta n'umukozi yari afite. Yego, wenda iperereza rizagira uko bibigenza. Ubona atari nk'abantu baba bamugambaniye? Ni nk'abantu bamugambaniye, kubera ko ntabwo wafata umuntu mu gitondo uhita umwica atari umugambi wateguwe. Njye niko mbyumva umutima wanjye. Bamwe baravuga bati yaravuye kurangura, nawe ariko ukavuga ati hari n'inzara yateye. Ese muri ibyo bintu yaravuye kurangura cyangwa se bamwe mu bageze muri butike ye, hari ikintu na kimwe migeze musanga cyabuzemo? Muri butike njye ntabwo nahageze, ariko aba yanyuze hava kurangura bavuze yuko umunyonzi yari amaze gutaha. Bari kuvuga ngo barashaka umunyonzi bamubaze ko igihe yinjizaga ibintu hari abandi bantu nyuma baba bahageze, bakaba babashije kumugirira nabi. Yego, muri rusange turi muri karitsiye ya Kagugu. Iki gice cya hano hepfo hasanzwe habera ibikorwa by'urugomo cyangwa ni ibintu bishya bibaye? Ntabwo ari ibintu bisanzwe? Ibi ntabwo ari ibintu bisanzwe, ni ibintu bidutunguye. Kuba wasanga umuntu ukamwica atakurwanyije ni ikibazo. Izi karitsiye zanyu za Kagugu kenshi abantu bagenda bavuga ko habamo ibiyobyabwenge byinshi, koko ibyo bintu birahari muri izi karitsiye? Muri karitsiye ibiyobyabwenge ntibyahabura, kubera ko usanga n'abana bo bafata ku mashuri babinywa ku gasozi. Icyo nabagira inama ni uko mwakurikirana abantu b'urubyiruko bakiri batoya, abantu badafite akazi mukabashakira akazi. Mubona ko ubwicanyi bwabaye bwinshi mu gihugu. Nkanjye ukunda kumva amakuru, usanga ikibazo kiri mu rubyiruko hanini. Kumva ko urubyiruko nirwo rugenda rukora ibi bikorwa nk'ibi ngibi bigayitse? Ni uburyo wenda bwo gushakisha, ariko urubyiruko narwo mwatuvuganira, urubyiruko mukarushakira imirimo. Kubera ko urubyiruko rwinshi ruricaye, abize abatarize,
abana bato ntibagishaka gukora harakora abantu bakuru ni ubuvugizi njye nasabiraga urubyiruko. Yego, akenshi muri karitsiye hakunze kuba ibibazo bigiye bitandukanye. Ese ubuyobozi hari ikintu bwakoze bwabatabariye ku gihe cyangwa se bwatinze? Badutabariye igihe kubera ko nahise mbwira Moise ati reka kurira, wowe hamagara polisi badutabare. Bahise bahagerera igihe, bamutwara sibo ba mudugudu, badutabaye pe n'abandi baturage. Moise umuhungu wa mukecuru witabye Imana afite abana batatu, ni mukuru ni umumotari. Umumama we yari afite imyaka ingahe? Mama we ashobora kuba muri mu myaka nka 60 n'indi kuko twatuganira yarakuze. Nitwa Mukasekuru Emerance. Yego. Ubwo ngiye nkaba ntuye nyine hano hirya. Nkaba ntuye hano hirya nyine mino karitsiye hirya. Yego. Ubwo ni ukuvuga ngo mutate rero amakuru ye ni amakuru meza pe. Yego. Twari tubanye neza, yarabanye n'abantu neza. Yego. N'umutate we wagenda akizanira ibirayi, wagenda n'amafaranga ufite akagenda akaguha ukirira ukazamwishyura. Ni wa mutate utagiraga ikibazo n'abandi baturanye. Yego. Nta kintu pe ntacyo. Ngere ikintu cyanambaje kikanashavuza. Maze iminsi ndwaye guhera ku cyumweru cyashize. Ntabwo mperuka kujya ku kazi. Ariko niteguraga ngo njye mu kazi. Abantu bose hano bikaritse baranze mbyuka ndi bokoza ibyombo ngira gute. Ubwo nari ndimo koza ibyombo nyine none hanyuraho. Ati mukobwa wanjye ati waramutse. Ni waramutse tate. Nise ugiye kutuzanira ibiryo. Hari nko mu masamo ya n'ibindi abanyeshuri bari kugenda. Nuko nise ati sumeze uti niye ndumva ndi kwitegura kujya ku kazi ariko ndumva nta kigenda. Ati hangane sha mwana wanjye biravamo. Nuko nise ujya kutuzanira ibiryo ati ntigera y'amahoro. Ubwo ndakomeza rero nikorera utwanjye nikorera uturimo twanjye. Noneho bigeze nko masaa 3 n'indi metero ariko ntabwo nafite telefone ngo ndareba. Hari umumama nari nasigaraniye umwana nyine. Ubwo nari muhetse ubwo mama we hashize akanya mbona araje yavuye ku isoko. Nuko ubwo ndabwira ngo nishyikira umwana nihangana njye mu kazi. Ubwo noneho mugiye nagiye muri douche. Mugiye nkiva muri douche. Njye umuryango ngiye koga amaguru kugira ngo mpite nyinjira njya muze kwitegura. Ngiye kubona mbona nta muhungu we mbona araje. Ati mva Emerance we ati mama arapfuye. Mama apfuye ate? Atarapfuye mama ati mparamagara abayobozi tugira vuba mpamagara abayobozi mama arapfuye. Nuko ubwo ngubwo rero nibwo rero nanjye nahise mpungabana n'ibitenge mu mabere mpitanye njya mu cyumba njya na telefoni. Ubwo nibwo nahise kugira ndavuga ibira abaturage mutabare n'umutata arapfuye. Nuko abaturage bahita bahurura. Ubwo nanjye rero nagiye kugira gute n'igihunga cyose nshaka abayobozi bose mpamagara uriya w'umutekano ahamagara abandi ndahamagara no kuri mbese ubwo nagiye mpamagara nomero uko nzifite ngenda muhamagara. Ubwo rero abaturage nabo barahageze. Ubwo rero n'abayobozi barahageze nyine ubwo bahita bahamagara RIB. Ariko nukuvuga ngo kubera yuko abantu bagiraga gutya akarengereza mu idirishya nta muntu wigeze umugeraho ngo avuge gutya ngo bagize gutya. Kubera ngiye n'ihungabana ngira nagize reka ndambona ntabwo byavamo. Nuko ubwo rero nyine nuko byagenze urupfu rwa tate nta umva ngiye ikintu ndi kubwira Imana kuko nubwo nahungabanye maze imisi nahungabanye nabwiye Imana ni Imana tubabarire tugaragarize abantu bishira mutati. Kandi n'abayobozi bacu tuzi ko ubuyobozi bwegera abaturage kandi tuzi yuko bari abantu bari bugaragare. Icyifuzo rero cyanjye ni cy'abaturage. Ngenda avugira n'abaturage hamwe n'abaturage. Ngiye kutaga igitekerezo ngiye n'abaturage icyifuzo cyanjye. Tuhano turi mu mudugudu. Urumva? Ariko mu isibo yacu. Isibo yacu turasaba kugira ngo abantu nibagaragara umurenge wa Kinyinya twese bazaduhamagare tugende badushyira hara mu nteko abo bantu batwereke abo bantu badutwarira mutate wacu kuko baramuhemukiye baramwishe. Niba bashakaga nayo mafaranga cyangwa niba iki bamushakaga bakagombye kubitwara neza cyangwa se wenda bakagira. Ariko kiriya kintu bakoze ni igikorwa cy'ubunyamaswa cy'ubunyangamugayo pe.
n'umurenge wa Kinyinya wacu nta bintu ibyo byabagamo, ino sibo yacu nta kintu cyabagamo cy'urugomo cyo kwicara cyangwa kuvuza amaraso. Ubwo rero ni ukuvuga ngo tate nuko yapfuye nyine ari kuwiteka agaragaza abo bantu. N'abaturage nicyo kintu bafite, baravuga bati abantu nibagaragare kuko twahungabanye. Urabona ko umuntu azajya avuga ati ndi mu nzu, umuntu avuga ati ndaje, mbese ubu twahungabanye. Mbese ngiye biturutse no kuri njyewe pe, ngiye nahungabanye cyane. Yego, bivugwa ko ari abantu binjiye mu nzu basanga nta bintu batwaye, haracyarimo ibintu ariko we bamwishe. Ese ntihaba ari nk'umuntu waba bari bafitanye ikibazo akaba yamugambana akamwohereza nk'abicanyi cyangwa ibitekerezo byagenze? Ibyo ngibyo ntabwo twabimenya. Ubwo ntabwo twabimenya ibyo ngibyo, wenda ko hari abantu wenda niba ari abari bamufitiye ikibazo cyangwa se niba ari abamukurikiranye bakaza kumutwara amafaranga, ibintu ntabwo twabimenya kuko mu hano baturanye nta muntu n'umwe, ntawe rwose, kubera yuko mba wenda ntirwa hano mba nagiye gukora, ariko nduba ntanjye nta muntu rwose, nta muntu n'umwe rwose. Ahubwo inzego z'umutekano ni uguhaguruka zikakaza umurego kuko simbizi, ariko hano wari umutekano mwiza. Abayobozi b'irondo bacu barara bagenda ku manywa ye baranasirikira, ariko situzi ukuntu abo bantu baje kwicura mutate ukuntu babigambiriye, ukuntu babipanze. Urabona ni ikintu bapanze, ntabwo ari ikintu cyavuze ngo kiraza mu minota zero, ni ibintu bapanze. Twebwe niko abaturage twabibonye. Niko abaturage twabibonye rwose, nta muntu waje widumbukiza ngo araza ngo ahita agiye kwica. Barabipanze buriya, nuko nyine tutabazi, ariko barabipanze, ariko baduhemukiye kandi bahemukiye n'Imana, kandi Imana izayibabaza. Kandi nizeye yuko ubuyobozi bwacu aho niyo yajya kwihisha hehe, nzi yuko ubuyobozi bwacu buri bubabone. Nawe nk'umuturage wo muri ino karitsiye bibasigira irihe somo iyo habaye ikintu nk'iki kigayitse? Muri ino karitsiye usibye yuko nyine abaturage bose nabo turi kuganira bafite ubwoba, twagize ubwoba, ariko Uwiteka arahari n'abayobozi bacu umutekano. Ni ukuvuga ngo ubu ngubu nubwo byagenze gutya, nta wamenye ngo baje gutya, ariko n'umutekano nijoro bo ubuhari. Umutekano nijoro ubuhari rwose. Muri ino sibo yacu nta bintu byo kugira gutya cyangwa kugira kwicana byabaga bihari, ariko bakoze kiriya gikorwa ni inyangamugayo kandi yakoze nabi cyane. Kuvugwa ko iyi karitsiye yanyu ituwe irimo abantu benshi badakora, birirwa baryamye ku manywa. Ni ukuvuga ngo kubera yuko nanjye mba mbyuka ngenda ndi iwanjye, urumva ntabwo nashobora kuzenguruka gutya ino sibo. Ariko ubwo abo ngabo niba babaye amakuru ko harimo abadakora, abo ni babandi bazajya badutega tuvuye nko mu kazi, ariko ibyo nibyo inzego z'umutekano zigomba kubihagurukira. Sibyo? Ni iki mwisabira inzego zanyu z'ubuyobozi? Inzego z'umutekano, polisi zikagenda n'ino karitsiye gutya, iyi karitsiye gutya, gutya iyi karitsiye ikazamuka, ikagera ku muhanda. Kuyitunga agatoki kubona ko ari nk'ikaritsiye nyine kubera yuko habereyemo ikibazo, kubera ko habereyemo ikibazo niyo mpamvu mfite ubwoba. Kandi urabona njyewe ndi umutayeri nta nijoro, urabona ko tumarukira muri korodoro, ubundi urabona ko twajya gutya nkajya gutya wenda nkinyura hano inyuma, nkamanuka no ku rusengero nkatambuka nkagenda iwanjye hirya hariya. Ubwo urumva rero twagize ubwoba. Niyo mpamvu mvuga ngo inzego z'umutekano za polisi zifashe abayobozi b'inkeragutabara bajye bagenda muri tuno dukaritsiye, aka kayira tutuyira polisi ikagendemo cyane ku buryo basohoza ku muhanda, kuko twagize ubwoba. Yego, wari ubivuze neza ko muri iyi karitsiye bitari ibintu bisanzwe, ibintu by'urugomo. Ntabwo rwose. Ko n'ubuyobozi cyangwa inzego z'umutekano hari ikintu gikomeye ziri bukore kuri abantu babikoze bafatwe. Ariko ku ruhande none rw'iyi karitsiye ubona ari iki leta yakora kuri iyi karitsiye, wenda nk'ubujyanama bwo gutuma bamwe no mu bantu bari bafite ibitekerezo nk'ibyo ngibyo babisubika? Ni ukuvuga mu nteko y'abaturage
tugira ku wa kabiri inzego z'umutekano bazaza buriya badufashe bigisha abaturage bashyiremo na kamera buri muturage wese ajyemo agende hara mu nteko ku buryo bigisha abantu yego ngo numva nicyo kintu cyaje tugushimira kandi tukubwire ngo mukomeze kwihangana kandi ariko cyatubabaje nababaye nkanjye Emerance nababaye kubera ko umuntu aba yarahuye n'ibintu by'ihungabana byinshi ariko kumva ngo umuntu none ikintu cyengera cyanambabaje umukobwa wanjye waramutse urumva ngo ngiye kiriya kintu cyambabaje umwana we bivuga usa nkaho yasize amusezeye kubera nese urumva umuntu yakunyuraho waramutse umeze ute akakubaza umeze ute azi ko umaze iminsi urwaye ni ugiye se kuduhahira ati nigera y'amahoro uri kumva ubwo rero ni ukuvuga ngo uramutate ni kuri yitabye Imana urupfu rwe nuko bimeze nuko nyine rwadutunga mukomeze kwihangana ariko Imana itwereka abo bantu nzi yuko umutekano wacu mu gihugu nzi yuko bakurikirana abantu bagize urugomo bakabakurikirana bagahita bagaragara bazabazana hariya mu nteko y'abaturage tubabone yego reka ariko tugushimire ubundi ino sibo yacu yari isibo nziza nta kibazo cyari kirimo rwose ariko biriya byadutunguye n'impamvu abaturage bashegeshwe yego reka tugushimire murakoze